bamubeshyera leta itunga itoroshi muri aba bajene bigira ibima ni byiza baduha internet rwose urabona ko turi kuzamuka tugeze kuri 5G siho tugeze ndatekereza ko na kuri 6G bazayibagezaho ariko iyi si y'ubujene bwigira ubumara ese ko nabonye ari byo abantu hari bakunda nyine abantu none se abantu babigenza gute urumva zaba batari kurekarama ngo ibyuma ubwo urumva hari andi mahitamo bafite ariko uko iteka ryose uhora uhata umuntu ikintu akagira ngo niyo reality ubumara buri mu bubyiruko ubwo nimvuga ubumara n'abantu badukurikiye bari ariko kuri ibyo bintu uvuze kuri TikTok na hehe kuri uwo mugore uzabango cyamwakanye izi content izo nabonye nizo zigezweho pe aya urabona societe yacu ubwo mbivuga nshingiye ku byo mbona mu itangazamakuru mu binyamakuru bigiye bitandukanye societe yacu yumvisha uburinganire ubwuzuzanye bamwe muri societe yacu babyumva ko ari ubwigaranzure kugera ku rwego uko bigenda bifata imbaraga bibika inzika hagati cyane y'abagabo n'abagore kandi izi nzika zibyara ingaruka ku bana no mu mikure no mu mibereho yabo n'umuryango muri rusange kuko hari imiryango ushobora abantu batabitwaye neza umuryango ushobora gusenyuka bapfuye icyo kintu kandi ibintu byose bigira ingaruka mbi ziba zishoreranye sura nk'ibi byuma twari turi kuvuga umuntu wagihaze nyine arasambana ntamenye n'uwamusambanije umuntu ufite inzika familiyari ziturutse kuri ibyo bintu ngo nanjye narakwigaranzuye nkoraho se mvuga se sibyo abantu nabo bakwiye kuzuzanya hakaba n'ubukangurambaga uyu munsi urabona amaradiyo yose namwe yamamazaga ibi by'ibyuma yose ari muri antibyuma inkuru sinakuye ngo inkuru zihari imitwe y'inkuru ni Rayon Sport n'ibyuma kabisa rero nibakore kuri sensibilisation yose ugiye ku kinyamakuru cyayo cyose ntuboneho icyuma tamuneri nuboneho Rayon sibyo bakore sensibilisation uri kumva bigishe uko umwana yubaha umubyeyi uko umugabo yubaha umugore we uko umugore yubaha umugabo we babane buzuzanye pani ibintu byo gwate ubu twebwe hari ukuntu abantu usanga ngo ubu twe tugezwe ugasanga umuntu ari kugira ata muri quartier ngo twese ngo twimirijwe imbere mwuzuzanye mwubahane umugabo yubaha umugore we umugore yubahe umugabo we icyo ashoboye bungurane umugabo ahora ari umugabo n'umugore ahora ari umugore sibyo nta mugore uzaba umugabo nta n'umugabo uzaba umugore ngo bikura iyo byahindutse umugore akumva ko ari umugabo biba bipfuye iyo bihindutse umugabo nawe akumva ko ari umugore biba bipfuye iyo bihindutse umwana akumva ko ari we ugomba gutwara dutanga no gutegeka urugo biba bipfuye buri muntu wese amenye responsibility ze kuraho icyo si icya mbere ikindi cya kabiri nubwo duhora dutaka ngo isi ngo iri kogeza ibi bintu by'ubutinganyi nyamara itoroshi nayo irakwiriye mu butinganyi birano uburenganzira ngo bw'abantu da birano uburenganzira bw'abantu neza abantu bafite uburenganzira bwo kunywa icyuma sibo bakiguriraga birabyo ngo rwose ngo ni uburenganzira bwabo turasabye none se hari ubwo dutegetse turi kuba ati bayobozi beza ababyeyi bacu uburenganzira bwabo rwose ngo ntinakorwaho ariko bwabo uburenganzira bwabo arega uri kumva nge Evode na responsibility fit ubu aho iwanyu tuye uri mudugudu ndi mudugudu hoye hari umuntu ujye kubaza responsibility z'ubudugudu kare nanjye ndi kwitangira igitekerezo kwenda hari inshingano nshobora kuzuza ndi gutanga igitekerezo umutekano ndawishyura umusanzu w'umuryango ndawishyura ariko nta muturage uraza kumbaza ngo byagenze gutya sinjye uzashinga uruganda rwa pampa sinjye uzakomandinga nibera kuri YouTube sinjye uzakomandinga utu tugare bagenda bicayemo uri kumva njye ndi kwivugira ngo batungemo iki toroshe yes reka ntanye gusuza kandi gushimira ko warahisemo yicano nibyacu bikomeye cyane kubugatse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu kuri kamera ndi kumwe na Prince Robert ndagusuhuje nanjye ndakwikirije umeze neza ndamahoro ndashima Imana Kigali ni kavumbi ariko imvura iri hafi nabo ni gututumba ejo nta message ya Minema wabonye shana yarayibonye muri iyi minsi ahubwo twitegure twitegure ari amaterime njya mbona n'abanyamakuru haba nk'akantu kwa ngo
ngo who next cyangwa se which next. Who's next? Rero abantu bitegure eri ni no hafi. Yego. Bo. Bitegure. Ariko byo n'ikirere kiri kugenda gihinduka Suri kubibona se? gihinduka. Menya hari umunsi zadukosora. Igiza ko bita kabisa. Cyangwa Kandi ukwezi bari baryacanye amabata bava izahengamye. Imana izarinda abantu muri rusange. Yego. Yego. Hamaze iminsi havugwa ifungwa ry'inganda zikora ibyuma cyangwa se zakoraga ibyuma. Hari inkuru nari ndimo ndeba mu kanya ku gihe ivuga ngo ifite umutwe uvuga ngo basambanyijwe baborewe baheka abana amacuri imiryango irasenyuka ababaswe n'inzoga z'ibyuma biruhukije. Harimo abantu bagore bagiye batanga ubuhamya ukuntu ngo imiryango yabo yasenyutse nk'umugabo akamukubita 100,000 ngo ahahire abana arebe n'ishyure na za minerval z'abana abana ubone ngo akahita ashyiramo kiwingu yashyiramo iya mbere ya kabiri amafaranga akaba arashisha kabirarangiye. Ati umugabo yageze aho ngaho arantarigendera umuryango ntusenyutse. Ndi mugore ati ngewe nabaga nagashyizemo rwose narabyukaga nkasanga hari uwabirangije ariko simenye ngo ninde ngo hari amakiwingu yavutse. Ubwo biranashoboka ko hari abana bashobora kuba baravutse muri ubwo buryo kuko niba umugore yasambanyijwe ibyo kwiproteja byo urumva ko nta birimo byo kwikingira byo nta bihari. Ikigaragara Kigali rishimye sibyo kandi n'umuntu arishimye nk'umuntu uzi kureba abantu barishimye. Ariko twibaza ubundi ko abantu barishimye uyu munsi muri aya matariki abantu barishimye kakubwira impamvu yagize tunya abantu bishimye. Iki kintu cyo gufunga ibyuma cyanejeje abanyarwanda tube clear. Nyine nibyo ikindi cya kabiri gishimishije abantu sibyo ubu rwose abantu bakunda ubururu n'umweru ubona ko banezerewe sibyo ariko munezererwe mupima n'ibyishimo kuko buri imyanzuro ifatiwe mu byishimo sibyo akenshi iteza ibibazo. Gusa amarira ya bamwe niyo nayo byishimo by'abandi. Abacuruzi ubu nabo bari kurira ubukungu bwahungabanye vuba. Nabonye ejo bundi amakarita ari gupakirwa ndavuga ati byanze bikunze abari barashoye urumva ko nabo leta ibagire gute ibatekerezeho nk'abacuruzi muri rusange. Kuko biba byiza babasapotinga urumva umuntu niba ari byacuruzaga abizi ko nta kibazo biteje akaza kumenya ko biteje ikibazo nawe urumva aba yahombye nawe reka tumuvuganire n'itangazamakuru. Ariko pe nkubwije ukuri nubwo nta bintu bitagira ingaruka mbi ni nziza mu bizi bige turabona n'abandi bari gupfa baturutse ku ngaruka zo kurwara taki zabyo. Aho ngaho nashaka kwibaza nkubaza ngo ese abantu barishimye muri rusange kuko ari abantu bari ibintu hari abantu bari bafite abavandimwe bazezengeye hari abantu bafite abavandimwe bahumye no kubavandimwe roba jya mu makaritsiye wahuraga n'umuntu ukavuga uti mana koko ibi ni ibiki sibyo kumva ukabona ko biteye agahinda ntabwo ibyo bintu byabura gushimisha umuntu. Ariko ku bantu bazinywaga bamwe batangiye ngo turabigenza gute ngo nahoze mbona utuvideo barimo bavuga ngo abafite amasaka babashe kweza bafate ibifu y'igikoma bavange uri kumva bajya mu gikoma hari ukuntu ufata umuceri mukeya ibishyimbo bikeya uri kumva ugafata ibigori ugashyiramo n'amasaka ukajyana ku cyuma bagasya mwicare mu nkwa gakoma ibintu bigende neza. Banywa igikoma usibye ko wenda simbizi neza kuko nge ntari umushimitsi cyangwa n'umushakashatsi tuntu twa energy natwo harimo ukuntu energy nayo harimo ukuntu ariko kuko umuntu yinyweye nawe ubona ko hari ukundi bigenda amaraso arabira cyangwa se agahinduka. Ariko ngiye kuri kote yanjye navuga ngo abantu barishimye mo frere sibyo iki kintu bakoze niba bizakomeza bigacika nk'ukuntu shisha bayiciye yaba ari sawa kabisa yaba ari fresh. Raka video niba numva umwe avuga ati inzoga zacu baziciye kandi igikoma ntago twagishobora
bazagishobora baragishobora aho bukera baragishobora. Okay. Yego. Aha. Hanyuma rero abantu bamba bari mutaza kunyita ikarita itabara sibyo. Hari n'ibindi bantu leta ikwiye gutungamo itoroshi. Ubundi byahererega mu nsengero. Shamva hari leta rwose yatunzemo igitoroshi abantu baravuga bati nuko utari umuntu tuba tukuguriye akantu kabisa. Rega ibintu byose nakubwiye ngo bigira ingaruka nziza nimbi. Hari abo byabangamiye mu nsengero sibyo. Ariko uko ingendo zizagenda zishira buri isengero nakubwiye ko ari ngo zasenye nkuko ibi byuma ruri kungaza byagize gute ari ngo byasenye. Ariko wenda reka tugaruka kuri iki kintu cy'insengero. Ikintu cy'insengero cyari gikuyemo itoroshi. Nubwo nyine uyu munsi turira ngo insengero ariko reka nkubwire ushobora kuba uri gukubura mu nzu hakagira ibintu by'agaciro. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe kuko twavuga ngo imvura izagwa, imvura iyi kukumbye, hari imitwara, hari n'imyanda itwara. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe rwose. Ariko hari ahantu itoroshi yari ikenewemo. Yes. Nese muri ibi bintu by'inuza ni itoroshi yari ikenewe. Aho hari hakuyemo rwa rutoroshi runini cyane. Yes. Ubu nabyo bigiye kuzaba inuza. Aho nta muntu warekaramo. Ndizera nta muntu warekaramo. Ahubwo kuko kuri buri munyarwanda ari ijisho rya mugenzi wundi. Mucungu biraza kuba boro. Bari abatsimbye karavuga ati nkunduru bibiramo. Muri ka kavido nakubwaga hari wavugaga ati ngiye mu rugo ndakabiri. Ati narakabiri. Tuzayasomaho gake gake. Ati nzayansomaho gake gake. Ni byiza buriya rega buriya Evo. Umva ariko uretse wumva hanga. Ngubu mitsingira itinduka bitatu ndabizi cyane. By'inzoga bisindisha. Wanyweye iki? None se kariyo nabitse. Ni icyuma. Wanyu bitano se ngo ndebe. Reka. Wakibaradote. Baciye ubushera baca urwagwa. None arikeye barazijyanye. Ubwo abantu bamwe turapfuye. Igikoma nako twagishobora. Muzagishobora se nimuzagishobora muzabuzwa ni. Bazagishobora nibahoje. Ngo na rikeri barazicisha burasira nayo bazibaraga. Yabaraga muri rikeri ngo hano hari abakabiriza ngo bashyiragamo n'ubumara bw'amasasu. Muri bya byuma akushamenya babushyiragamo. Ariko reka nkubwire iyo wabonaga umuntu cyagitsara ku muhanda hari nigeze kujya hano hakurya Nyabugogo sinibukuntu bahita umuntu aryamye mu muhanda hagati n'icyuma gutya. Aryamye mu muhanda hagati. Cyabagarikaga mwana gitogijwe cyabagarikaga. Umuntu amufotoye ifoto yenda yifite pe. Ukabona biteye agahinda. Oya benshi se usanga baryamye ku muhanda n'icyuma bari nacyo. Nyatari. Reka twikomereze rero ngo wari uvuga uti hari ahandi hantu mbona. Donc ubwo batangiye kumurika amatoroshi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye katujye tubatunya urutoki bagende bamurika ibi bintu kamere kubyitwa betting ariko nayo imazemo igihe itoroshi inyinshi zahagaritswe ejo bundi yari isigaye yitwa Forza nayo barayihagaritse kabisa banoze kuko arega uri kumva Evode iyo tuvuze ngo bamurike n'ukukuraho urabona nkuko babikuye bikarangira ibintu bya betting umuntu byamaze gusarika we ntago bafite ubushobozi bwo kugira gute kubyikuraho. Icyo si icya mbere. Ikindi cya kabiri nubwo duhora dutaka ngo isi ngo iri kogeza ibi bintu by'ubutinganyi nyamara itoroshi nayo irakwiriye. Mu butinganyi se? Biriya ni uburenganzira ngo bw'abantu da. Biriya ni uburenganzira bw'abantu. Neza abantu niba bafite uburenganzira bwo kunywa icyuma si bo bakiguriraga. Biriya byo ngo rwose ngo ni uburenganzira bwabo. Turasabye none se hari ubwo dutegetse turi kuvuga ati bayobozi beza ababyeyi bacu uburenganzira bwabo rwose ngo ntinakorwaho ariko bwabo uburenganzira bwabo arega uri kumva nge Evode na responsibility fit ubu aho iwanyu tuye uri mudugudu ndi mudugudu hoye hari umuntu ujye kubaza responsibility z'ubudugudu kare nanjye ndi kwitangira igitekerezo kwenda hari inshingano nshobora kuzuza ndi gutanga igitekerezo nk'umuturage wishyura
umusanzu w'umuryango ndawishyura ntago ari njye ariko nta muturage uraza kumbaza ngo byagenze gutyo. sinjye uzashinga uruganda rwa pampa, sinjye uzakomandinga nibera kuri YouTube, sinjye uzakomandinga utu tugare bagenda bicayemo, uri kumva njye ndi kwivugira ngo batungemo iki toroshe. Ahubwo se waretse abantu bagakora ntuzi inganda za pampa none nyine ni ibyo nyine. Ariko ndisabiye kandi buri itegeko nshinga rabitwemera ryemera ko twasaba tugatanga igitekerezo. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye. Aho si ahandi mubwire n'ahandi. Uyu munsi ni byiza urubyiruko rwishi kubera n'ubushomeri n'ikibwa abenshi nibo bishuraga muri ibintu bya rikeri ngo bakinywaga bakajya furi bakibagirwa ibintu by'iki urukumva. Ariko evo niba hari ahandi hantu hakwiye itoroshe ni mu bumara urubyiruko ruri kwadukana. Icyo bita kwigira ibimara bitari ibyaterwaga no kunywa icyuma. Oya uku kuri ku mbuga nkoranyambaga uri kumva. Donc nawe wakwiyitoroshe nta kuntu nkoranyambaga. Gute rero kamwe nk'urugero rwa hari abana b'abakobwa n'abahungu n'urugero birwa bakora ibiganiro by'ubugoryi kanguresha iyo jambo. Sibyo ngo ni naba content creator sibyo. Ugasanga umuntu ahera ku wa mbere kugeza ku cyumweru yirwa tukana ka rubanda, ari ugutukana gusa ngo ni content creator. Ugasanga undi ari kuza ari umugore rundi wambabaje, Imana imundinde, bambwe ngo akorana n'imbaraga z'umwijima. Uyu mugore Imana imubabarire kandi n'abari kuyobya nabo Imana ibarengere. Haraza kuri kamera ati nge ndumva cyanyakanye. Ati ndashyushye, ati ndashaka ati ndashaka umuntu ntera. Wareba amabere mu gatuza, wareba ahantu ageze, ni wa mubyeyi ugeze mu gihe cyo kwizihirwa n'umuryango. Ako mwana neza yabaye empty mind neza niyo bavuze ahubwo mbona wa undi bamubeshyera. Leta itunga itoroshi muri aba bajene bigira ibima ni byiza. Baduhaye interinete rwose urabona ko turi kuzamuka tugeze kuri 5G siho tugeze. Ndatekereza ko na kuri 6G bazayibagezaho. Ariko iyi si y'ubujene bwigira ubumara ese ko nabonye ari byo abantu hari bakunda nyine abantu none se abantu babigenza gute? Urumva se batari kurekrama ngo ibyuma ubwo urumva hari andi mahitamo bafite. Ari guko iteka ryose uhora uhata umuntu ikintu akagira ngo niyo reality. Ubu bumara buri mu bubyiruko ubwo nimvuga ubumara n'abantu dukwiye bari ariko kuri ibyo bintu uvuze kuri TikTok na hehe ngo kuri uwo mugore uzavango cyamwakanye. Izi content zo nabonye nizo zigezweho pe. Nabyo n'umwana nabyo bitunga abanyarwanda baba niba dufite mu nibyo abantu basigaye bigisha, nibyo abantu basigaye baza kwiga. Buriya hari ukuntu naje gusanga ko kuri ibiganiro dukora nubwo wenda bitarebwa cyane ariko hari abayobozi babimba bakumva ibitekerezo. Niba dufite the first cleanest city umujyi wa mbere ukubuye hano muri Afrika n'abantu bose barahagera ko bati Kigali rakubuye irakeye, kuki tutabana n'abantu bakeye muri mind? Abantu bakwiye no gucya no mu bitekerereze urukumva bagacya no mu migenzereze sibyo. Donc umuntu ukasanga umuntu yambaye neza mwana ari abantu ariko kubona umuntu yambaye neza ari gutukana mwana ari gusensibiliza ubusambanyi ndetse n'ubwo butinganyi turi kuvuga ku Karubanda. Iki kintu cyo bazagitunga mitoroshi, ikintu cyo bazagitunga mitoroshi kandi uzabona ko bizagira umumaro. Arega uzahanu bibera bibise evo iyo umuntu ari kubiba burya hinga bibo nibyo bazasarura. Yego ntago urajya kuri YouTube bakakweka ngo video imaze imyaka 13 cyane. Nase uwo muntu wavuze ibyo bintu mu myaka 13 mnagera ejo bundi nari ndi kumva cya kiganiro cya Makaca twakozeho avuga ku bintu bya kuri Bishop Rugagi. Emi yaramubajije ngo ngo none ngo kubona ngo wambaye nyine yari yashyiramo agakote yashyiramo agapantaro keza n'agakweto keza nyine ubona ko yatangiye kuba umuntu w'umupapa. None avuga ijambo rikomeye ndaryumva abatega umwana isi arantu ukuntu umuntu akura akagenda agira gute ahinduka. Donc imyaka nayo ikamutegeka kwambara. Donc hari imyaka umuntu ageramo imyaka ikamutegeka kuwo muntu wo muri iyo myaka. Hako se mwabaje nimwe niba uri gukora ibintu by'ubumara ukeka ko ubumara mu myaka 15 utangiye kugira responsabilité familiale. Sibyo utangiye kugira responsabilité nationale
ubwo bumara bwanyu muzaza kubukuraho mugiye ngo ntibizabagora. ariko nk'ejo bundi hari undi mukobwa nabonaga nanone nawe kandi ubwo ngo yaravuye kubatizwa arangije ati ariko ngiye buriya bintu byo gusambana buriya ati narabikoze ntago nabireka sinabireka. twaherukaga Jack abivuga ariko undi nawe yaraje arabivuga nawe muri maze iminsi muri iyi minsi ari kuri social media mbona ahantu hose ari mu bitsina yivugira byo gusambana ariko menya hari n'ibindi bintu biba byishe inyuma y'ibi bintu ntago ari gusa nyine niyo mpamvu ko bati batunga mitoroshi ntago aba ari gusa kuko ntago bamwe ngo umuntu aje akora ibigano bitanu kuri channel zitandukanye ariko ugasanga intego ye no kwamamaza ubusambanyi waragaruka ku busambanyi bwe cyane kandi ubwe sinabireka biraryoha ibi bintu ni sawa umuntu wabiri haba yarabiri kweri nabo batunga mitoroshi mubwira ahandi hantu batunga mitoroshi kandi hakomeye ashobora kuzoreka igihugu buriya igihugu arega ninjye nawe igihugu ni wowe nkurikiye igihugu ni njyewe igihugu ni twese nese umuyobozi adafite abayobora yayobori umuyobozi adafite abantu ayobora yayobori asanga ayobora itaka ryonyine byakunda se reka kugira ngo umuntu amenye ko ari umuyobozi nuko hari abayobora bahari bayoborwa nawe uzi ikintu ngiye kuvuga gikomeye yego urabona sosiyete yacu ubwo mbivuga nshingiye ku byo mbona mu itangazamakuru mu binyamakuru bigiye bitandukanye sosiyete yacu yumvisha uburinganire ubwuzuzanye bamwe muri sosiyete yacu babyumva ko ari ubwigaranzure kugera ku rwego uko bigenda bifata imbaraga bibika inzika hagati cyane y'abagabo n'abagore kandi izi nzika zibyara ingaruka ku bana no mu mikurire no mu mibereho yabo n'umuryango muri rusange kuko hari imiryango ushobora abantu batabitwaye neza umuryango ushobora gusenyuka bapfuye icyo kintu kandi ibintu byose bigira ingaruka mbi ziba zishoreranye sura nk'ibi byuma twari turi kuvuga umuntu wagihaze nyine arasambana ntamenye n'uwamusambanije umuntu ufite inzika familiyari ziturutse kuri ibyo bintu ngo nanjye narakwigaranzuye nkoraho se mvuga se sibyo abantu nabo bakwiye kuzuzanya hakaba n'ubukangurambaga uyu munsi urabona amaradiyo yose namwe yamamazaga ibi by'ibyuma yose ari muri antibyuma inkuru sinakubwiye ngo inkuru zihari imitwe y'inkuru ni Rayon Sport n'ibyuma kabisa rero nibakore sensibilisation yose ugiye ku kinyamakuru cyayo cyose ntuboneho icyuma tamuneri nuboneho Rayon ubuhiye ubu nkuko turi kuvuga muri Rayon Sport nugushyiraho agace ka Rayon kugira ngo baduhe recommendation none sibyo bakore sensibilisation uri kumva bigishe uko umwana yubaha umubyeyi uko umugabo yubaha umugore we uko umugore yubaha umugabo we babane buzuzanye pani ibintu byo gwate ubu twebwe hari ukuntu abantu usanga ngo ubu twe tugezwe ugasanga umuntu ari kugira ata muri quartier ngo twese ngo twimirijwe imbere mwuzuzanye mwubahane umugabo yubaha umugore we umugore yubahe umugabo we icyo ashoboye bungurane umugabo ahora ari umugabo n'umugore ahora ari umugore sibyo nta mugore uzaba umugabo nta n'umugabo uzaba umugore ngo bikura iyo byahindutse umugore akumva ko ari umugabo biba bipfuye iyo bihindutse umugabo nawe akumva ko ari umugore biba bipfuye iyo bihindutse umwana akumva ko ari we ugomba gutwara dutanga no gutegeka urugo biba bipfuye buri muntu wese amenye responsabilité ze iki kintu rwose abandi bantu nabo bajya muri comment batubwira ibitekerezo mubone ubundi next ni iyi ku byose rega nibibangamiye imibereho y'abantu none se reka nkwe nk'urugero nk'ikintu cyanye gitakwa hano ku mbuga nkoranyambaga abantu baza bagatukana mu ruhame ukabona umuntu ari fier yo gutukana mu ruhame abayobozi nabo bagiye baturebera bavuga ati uyu muntu kuki abantu bari gusaba kureka ko abantu bareka gutukana ni ukuvuga ngo birababangamiye abaturage kandi burayevo niba hari ikintu kibi kibaho iyo ikintu kikubangamiye wenda n'urugero around mu mumuro mu myumvire sibyo biteza akajagari mu buzima cyane urabona ahantu wenda niba wenda nk'abantu bafite umwana mutoya yitumye nk'ahantu mu nzu bahumeka ari uko uwo mwanda ugize gute uvuyeho cyane ahantu rero hakwiye kugira gute gutungwamo iki itoroshe yego roba gusa sibyo ra muri comment n'abandi batubwire ese nihe hakwiye nanone kugira gute gutungwamo iki itoroshe kuki ari cyo rwose
kandi leta turayishimira ko abantu baba bavuze ikabumva Mm. kandi nayo ikabona ko ibyo umva kandi kantu gashobora kuzahagama ubuyobozi n'abanyarwanda kandi mu minsi iri imbere abantu bakwiye kwicara bakiga neza gutandukanya kuba umucakara wa interinete w'amafaranga w'imikino vuze ibintu bitatu kuba umucakara wa interinete w'amafaranga n'imikino abantu bari kuba abacakara babyo abantu benshi guhereye ku bana batoya kuzamuka abenshi bari kuba abacakara b'iki ba interinete kandi igihe tuzaba dufite sosiyete uri kumva idakoresha interinete nk'umucakara ahubwo interinete ibakoresha nk'umucakara izi nzoga za siridi wiri nimwe zitaga ngo ni donda ubwonko TikTok nayo isigaye ari donda ubwonko ku bana b'abanyarwanda ibyo pe TikTok imaze abana TikTok reka mbisubiremo isigaye ari donda ubwonko ku bana b'abanyarwanda kabisa irabamara ni byiza interinete rwose iri ahantu hose iranyaruka ni nk'umurabyo ariko nanone hakwiye kurebwa ngo iyi interinete aba bajene bacu bari kuyikoresha iki batungemo itorosha yego Roba urakoze cyane niba nta akandi ndakakubwira turi kuri kamera ni akantu inyuma ya kamera turi inyuma ya kamera nako ni akantu nako kazacungwamo itoroshi uri kumva kantu atari kuyu suwi wacu Imana iguhe umugisha Roba urakoze cyane ibiganiro byacu byanakagaruka shalom Shalom.